Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko ubuzima bugira ibyabwo kandi ubuzima bugezeho ari bwo bugukorera ibitandukanye n'ubwo byakoreye ubundi, ariko ibyo byose bikagenda bihurirana nuko uko byasa kose uko witwara na nibyo bidetermina icyo uzaba cyo. Tuzi inkuru zigiye zikomeza abantu bagiye bagera ku bintu bikomeye, ariko byose bikabanzizwa no kuba baraciye mu bintu bikomeye kurushaho, ariko ntibatezuke ku ntego yabo. Muzi inkuru ya Kavuna ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, ariko munyemerere uyu munsi tuje kujyamo ngiye kubabwira inkuru umukinnyi KEvin Debryne, umwe bakibafatwa nk'abakibihe byose bakinye hagati mu kibuga, wagambaniwe n'umukobwa bakundanaga, amuca inyuma aramubabaza cyane, ndetse nanone aza gutenguhwa cyane n'inshuti ye magara bakuranye banyuranye mu bihe byose, abari we umuca inyuma. Yitwa KEvin Debryne maestro, umwe mu bakinnyi bibihe byose babirigi, ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi abantu benshi adateze kuzigera bibagirwa bitewe n'umupira yakinnye. Ngo byagenze bite? Uyu KEvin Debryne ni umwana wazamukiye wakuriye aho bita muri Dore, ni mu gihugu cy'Ububirigi, akaba akomoka ku mumama ufite amamoko mu Burundi, ariko mama we icyo yakoraga muri icyo gihe yagerageza kumusapotinga ku bijyanye no kuba kariyeri ye y'umupira w'amaguru yayikomeza, ariko bidakwiyeho ko amikoro umuryango we itarahagaze neza. Byaje kuba ngombwa yuko uyu mwana wakinaga umupira mwinshi cyane aza gufata icyemezo cyangwa se afata inzira kugira ngo ajye kwegera training center y'ikipe yitwa Genk, abenshi barayizi mu Bubiligi, ni ikipe ikomeye cyane, kugira ngo ajye gukomerezaho kariyeri ye. Byabaye ngombwa ko ajya kuba aho bita muri foster family. Foster family ni ya miryango iberaho kugira ngo ifashe abana badafite ababyeyi cyangwa se abana bafite imiryango ifite ibibazo, abana bakaba baruhurukira igihe barimo kwiga ndetse bakora n'izindi gahunda zitandukanye, none ibibazo byaba byakemutse abana bagasubira iwabo. So no kuvuga ngo uyu musore rero akimara kugera muri foster family yaragiye akina umupira, amaze gukina umupira ariko biba ngombwa yuko bano bantu bari bamucumbikiye cyangwa se kino kigo kivuga ati uyu mwana ntago tubona twakomezanya nawe, ntago rwose twabana n'umwana utavuga, ati umwana utamenya ibimushimisha n'ibimubabaje, ati reka rwose ibyo muri Genk twe turabyanze, ati turamukatiye. Mu gitabo uyu musore yanditse cya autobiography kiwe yise Keep It Simple, yagerageje kuvuga ibibazo bikomeye yaciyemo, yagiye anyuramo muri ibi ngibi, ariko akavuga ko byose byaje kurangira bimukomeje ubuzima ndetse bimukomereza kariyeri avamo umukinnyi ari uyu munsi. Ariko mbere y'ibi byose reka tumaze duhere nyirizina ku nkuru ye n'umugore we baje kugenda batandukana nyuma ko umugore amuciye inyuma ku nshuti ye. Byagenze bite? Ariko mbere ko twinjira muri iyi nkuru reka maze babwire ko company ya Real Estate Company ni company igufasha kugira ngo ubone amazu meza, ubone ibibanza, ubone services zirimo kuba wagura amamodoka ndetse no kuba wayakodesha, ndetse n'izindi services zose zitandukanye zirimo gukodesha yaba amazu ndetse n'amamodoka nko nabivuze. So uraza kureba contact zabo hariya ndetse na email yabo ubandikire kugira ngo wowe ufite ibibazo bitandukanye cyangwa se ukeneye izo services bazigufashe ibintu bigende neza cyane. Twinjiye mu nkuru yacu nyirizina. KEvin Debryne ubwo yaratangiye gukora kariyeri ye nk'umukinnyi ukomeye, yanyuze mu ikipe ya Chelsea. Bwaramaze kugera mu ikipe ya Chelsea, no kuvuga ngo yaravuye muri Genk iwabo mu Bubiligi. Ageze muri Chelsea abenshi babonaga ko afite impano idasanzwe, ariko umutoza bita Jose Maria dos Santos Mourinho yaravuze ati uyu mwana rwose nta mpano mubonana, ku buryo rwose byageze ubwo atazaga no kuri fin de match, akaba ari wa mukinnyi uhora aho ngaho, ariko akaba yifitiye icyizere ndetse n'ibyiringiro yuko ashobora gukora ibirenze ibyo ngibyo. Muri icyo gihe rero arimo kurwana n'ibyo bibazo bigiye bitandukanye, umutoza Jose Mourinho atamwizera ko yabasha no kumukinisha cyangwa ngo amutize. Byaje kuba ngombwa yuko yigeragereza amahirwe, agerageza gusaba gutizwa amakipe agiye atandukanye, ariko biza kugenda neza, ajya mu kipe ya Wolfsburg. Ageze mu kipe ya Wolfsburg mu Budage, kimara kugera mu Budage yakinye umupira mwinshi cyane, abantu benshi babona ko ni impano idasanzwe, ndetse aza kugurwa n'iyi ekipe. Amaze kugurwa n'iyo ekipe, iyo sezo yahise umukinnyi mwiza. Amaze kuba umukinnyi mwiza ntibyanatinze, ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Budage byatangiye kumuvuga nk'umukinnyi w'igitangaza. Amakipe nka Bayern Munich n'andi atangira kumushakisha, biba ngombwa yuko uyu mukinnyi yisanga aje mu Bwongereza. Ariko mbere yuko aza mu Bwongereza reka inkuru yacu igiye yaza. Uyu musore yakundanaga n'umukobwa bita Caroline Lignen, ariko akaba nanone nk'uko nababwiye akaba ari inshuti na Thibaut Courtois wabaga i Madrid muri Atletico de Madrid. Ubwo ni KEvin Debryne, Caroline Lignen ndetse na Thibaut Courtois. Ahanga baje gukora icyo bita The Love Triangle. Muri The Love Triangle uyu mukobwa avuga ko KEvin Debryne yamuciye inyuma, amaze kumuca inyuma ku nshuti ziwe, ariko umukobwa arihangana aravuga ati nta kundi nabigenza, atari ko bamaranye amezi atari makeya babanye nabi batishimye habe na gakeya. Umukobwa aza kumubwira ati KEvin Debryne ikintu mbona nakora, reka agende mu buryo najya Madrid y'atuntu ngiyemo, aho kugira ngo ajye mu rugendo yaragiyemo ahita ajya gusanga bita KEvin Debryne. Avuga ko KEvin Debryne yamukoreje ijoro atazigera yibagirwa, ati ijoro byibura rimwe ryaruse imyaka irenga 3 yaramaze mu rukundo na KEvin Debryne, kubera ko
kubera ko muri iri joro Thibaut Courtois yaramuganirije aramwumva arangije aramutekera ibintu uyu musore bita KEvin Debryne atari yarigeze akora muri kariyeri ye. Nyuma y'ibi ngibi nanone uyu mugore akagenda avuga yuko ati baje no kujyana ibihe bidasanzwe, atavuga ati ni ibihe byarutaga ibyo byose nagiye mvuga na KEvin Debryne. KEvin Debryne akimara kubibyumva ubuzima bwaranze abura yafata n'ayareka, aravuga ati ibintu ntago byashoboka, ahita atandukana n'umugore bita Caroline Lignene. Bije muri equipe nationale y'Ababiligi Diable Rouge babaza KEvin Debryne ati se turabigenza dute, ese umukinnyi bita Thibaut Courtois duite tumukura muri equipe nationale? Aravuga ati reka tuba abanyamwuga, nubwo yame mukino ubwa mbere umuntu mubi atari kwagume muri equipe nationale y'Ababiligi kuko igihugu kiramukeneye kuruta ibyo yankoreye. Gwercyo gihe bakomeje kuba abanyamwuga barakinana, ariko bidakuyeho inzika ndetse n'umutima mubi yabonaga KEvin Debryne yamukoreye. Ahanga muri iki gitabo cya KEvin Debryne avuga ko ntabwo na n'ubu yiyumvisha uburyo KEvin Debryne umukinnyi bita Thibaut Courtois nk'umuvandimwe we yabashe kumukora ibintu nk'ibi ngibi bakamuca inyuma mu buryo atabikekaga, kandi yarazi umubano wabo uko wari uhagaze. Nyuma y'ibi byose KEvin Debryne yaje kuva umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe ya Man City, akora kariyeri itandukanye, atwara ibikombe byinshi ndetse abasha no gushyirwa n'umwe mu bakinnyi beza ibihe byose bakinamo hagati. Kariyeri y'uno musore yagiye irangwa no kuba ari umukinnyi udakunda kuvuga mu imbwirwaruhame mu ruhame, akaba ari umusore usa nk'agira amasoni ariko ikibuga cye kikabasha kwivugira ibyo atabashije kuvuga byose. Yaje kubeshyuza ndetse yaje gutera ikimwaro uyu mukobwa bita Caroline Lignene wamwanze kubera yuko yamubonaga byinshi bitandukanye. Jose Mourinho wanze kumukinisha kubera ko abonaga nta mpano afite, yamukojeje isoni kubera ko yakinnye umupira ku rwego rw'ejuru ndetse atera ishema inshuti ze ndetse n'abavandimwe be. Ushobora kuba nawe ujya unyura mu bintu bigukomereye bikagucanga ukabona mu by'ukuri isi yose y'abantu yagutaye ndetse nta muntu n'umwe kwitayeho, ariko nahawe kugira ngo ukoreshe inkuru nk'ingi ya KEvin Debryne ikumotivating, ikwereke ko ubuzima byose byashoboka biterwa na goals wasetinze ndetse n'icyo ushaka kugeraho. Naba guca intege bo ntago bazabura, ariko umugambi ndetse na plan yawe nkawe nizabasha gutanga ikinyuranyo. Ngiye nitwa Elvino Kwizera, paso koto visa larga. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bigiye bitandukanye, ntuzacikwe n'inkuru nziza nk'izi ngizi.